haleluya bazabishyura imwe Yesu ariyo kugira ngo ninjye mwungeri haleluya ngo ndi umwungeri mwiza kandi namaze umva uwo mwungeri haleluya n'umwungeri akumva izo nama Imana yacu ni ishimwe rero tugiye guhamagara uwo mwami Dawidi we yabivuze neza aravuga ngo muririmbire Imana ishimwe ngo muze mu maso ye mumuvugirize impundu ngo kuko arakomeye yadukoreye ibikomeye natwe turishimye amen haleluya kuba turiho n'ubuntu bw'Imana kuba dutangiye gutya dufite amashimwe kuba turi gutya haleluya ababyeyi bavugiriza Imana impundu abagabo tukayikomera amashyi kubera ko Imana iri ku ngoma kubera ko yabatsinze haleluya ntacyo Imana ishimwe kuko yahabaye tugiye gusenga rero Mana mu izina rya Yesu Kristo uri ku ngoma kandi uzahoraho wabaye mu ruhande rwacu izina rya amina nuhabwa icyubahiro mukunzi mwiza erega mu bwoko bungana gutya uri kugira ngo bazabishyore imwe mwongera umwe uri umwungeri mwiza uragira n'uzimira uri umwungeri mwiza uturagira haleluya turagushimiye turaguhimba Yesu Dawidi wabaye byinshi hari ijambo ryawe rikabyanira ngo dukijije muri byose ushimira ukavuzisha abandi zitari zihari suko ibyagorora kwa bitari bihari suko nitatangaje amazina y'abapfuye ariko turagushimiye ko amazina yacu atumvikanyemo izina ryawe nirihimbazwe turagushimiye izina ryawe nirishimwe hejuru wongera uhimbazwe ndi kumwe na ngijimbo n'inkoni yawe ibyo bimuzo kuntunganiriza neza mu maso y'abantu niwoje udutunganiriza neza abanzi baturwaniye niwoje udutegurira meza tukabasha gutambuka niwoje udutegurira meza tukicara tukagandagaza tukavuga imbaraga zawe ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bizatwomaho iminsi yose natwe tuzaba imbere yawe izina ryawe rihabwe icyubahiro mwama ababyeyi bari imbere yawe abagabo turahari abakobwa abasore abana batoya nutubere umwungeri mwiza komeza utwiyoborere komeza uturagire turakwiragije turakwiyeretse kugira ngo mwami wongere utugenderere mu izina rya Yesu Kristo muri aka kanya Mesiya mwiza tugushimiye umugoroba mwiza uduhaye turavuga imbaraga zawe ababyeyi bishimye abana banezerewe ko turaha dufite umunezero yuko mwami nyiringabo turi amahoro izina ryawe nirishimwe nuturinda Mana byari kuduhitana byari byinshi mwa Satani yari yahagurutse ariko uraturwanirira izina ryawe nirihabwe icyubahiro ijambo ryawe ryo rimbwira ngo iyo abatari Uwiteka ruri mu ruhande rwawe ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri ariko ushimwe kutadutanze ngo tube umuhigo wamenye yawe natwe turagushimiye kutadutanze gutabarwa kwacu guturuka kuri wowe waremye ijuru n'isi gutabarwa kwacu gutabarwa kwacu guturuka kuri wowe gutabarwa kwacu kuba waraturinze impfu zari nyinshi inzoba zari cuku ari nyinshi ariko Uwiteka uraturenge amina Kristo shimwa Kristo mwiza kuko ari wowe utubera amaso ushimirwe ibyo Kristo mwiza washinze ibendera ry'ubusinzi kuri buri muntu wese nukomeze uritsinge kandi urengere buri wese imbaraga zawe zigote buri wese Mana nkweretse buri wese kandi Mana ndamukuragije komeze urengere buri wese urengere ubwoko bwawe impande n'impande aho bagiye kunyura hose ubarwanirire urugendo rwose bafashe bagenda ugendane nabo mwamenye ingabo Imana ntabwo bakiri abashyitsi
twasanze turi umwe, twasanze turi umuryango, twasanze turi ishyo rimwe. Nyemerera Mana ugendane nabo, barinde mu inzira banyuramo, ubayobore, ubabere umucyo. Mwami Nyiringabo, ibyapa abadayimoni, ibyapa Satani yashinze mu mihanda by'impanuka, ibyo byose turabishinguramo. Ibyapa dayimoni yashinze, ibyo turabishinguye mu izina rya Yesu. Marayika ushinzwe abagenzi, nugendane nabo. Marayika ushinzwe imihanda, genda uhagarare mu mihanda, genda ushingura ibyapa abadayimoni bashinze, hanyuma impanuka uyu munsi ziburizwemo mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu kiba amahoro, kigira umutekano. Mana Nyiringabo, Imana ngaho ibyo byose bikore, kuko uri Imana ibyumvise. Ngaho Mana niko dusengeye Mwami, abo muri uru rugo, umutware w'ingando, umufasha wamuhaye n'umwana wamuhaye, ubagirire neza, ubiteho, ubakomeze, babere ingabo ibakingira, babere ingabo ibitaho mu izina rya Yesu. Ntabwo turambiwe kukubwira, twe ducecetse we n'uceceke, bane na buri wese, inshuti n'abaturanyi, abo bose bane na abavandimwe, abo bose bagirire neza. Ngaho buri muntu wese afashe Mwami inzira y'umuhanda agenda, ugendane nawe kugera mu icumbi wamutegure muri iyi si. Kandi tuzi ko gakondo yacu iriho, tuzi ko umunsi umwe tuzayitahamo, gakondo yacu irahari, aho tuzaba Karamata, aho tuzaba Ubuziraherezo, aho tutazongera gupfa, aho tutazongera gupfusha, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kugenda n'amaguru, aho tutazongera kugenda ngo duhe. Iyo niyo duteganyirijwe aho ngaho Mwami, niho nifuriza buri wese yuko tuzahurirayo. Muri iyi si dushobora kubaho neza cyangwa nabi, dushobora guseka cyangwa kurira, ariko igihugu tuzajyamo nta mibabaro izabayo. Ushimwe kandi uri kugitegura. Turagushimiye rero Mwami Nyiringabo, niko nsabira buri wese kugira ngo uzamutuzeyo, kuko Mwami ni bugari, ubwatsi bwawe ni bugari, nawe muhana imbibi. Yesu Kristo, uri kudutegurira amazu meza, kandi nzi ko igihe kimwe tuzayabamo, kandi nzi ko igihe kimwe dufite gakondo. Muri iyi si twabura gakondo, ariko iyo gakondo turayifite. Ngaho tegura buri muntu wese rero, hanyuma igihe kimwe tuzi ko tuzibona mu bwami bwawe. Urakoze kubyumvise rero, wogendana n'ubwoko bwawe, gendana na buri wese Mana, bafata imodoka bagenda, Mana dore urugendo bafite n'ururerure. Mana baragera i Kigali, bazava i Kigali bajya i Cyangugu, aho Mwami bazagera hose bazagendane nawe, kandi uzabayobore, bazagerayo amahoro mu izina rya Yesu. Nta nkuru mbi dushaka kumva, ahubwo tuzumva inkuru nziza yuko bagezeyo amahoro. Iriya mihanda y'i Cyangugu hajya habamo dayimoni w'impanuka, uwo mudayimoni turamuteguye mu izina rya Yesu, turamwirukanye. Amina. Ushimwe kari wokuyeho imitego yose, ushimwe kari wokuyeho impanuka zose, bakaba bagendeye mu mahoro. Ndagushimiye kubimanye, nubwo Satani yari yasabirije, turagushimiye kutwimanye nabo ukaba wahagazeho. Ndagushimiye kukuyeho urupfu muri uyu muryango, ndagushimiye kusibye, ndagushimiye kusibye imva zari zacukuwe, imva zari zacukuwe n'abadayimo, izo zose ukaba uzisibye. Haleluya Yesu. Ushimwe ko Mwami ubarinze kurira, ukaba ubarinze gukorwa n'isoni. Wogendana nabo Mwami, hanyuma bazaseke bishime, hanyuma baguhimbaze. Icyo twirukanye ni dayimoni wo guhora mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni ruhozo wo turamunanije, turamunanije mu izina rya Yesu, turamunanije. Urakoze Kristo mwiza ko nawe umutsinze, hanyuma bagatambukira mu mahoro. Tugusabye bikeya ibidukwiriye urabizi, kandi nibyo ugiye kuduhana n'abera bose. byose nzatineza izina rya Yesu Kristo. Tugarutse tugushimira Mana, turakubashye izina ryawe nirihimbazwe. Weho wabanye natwe, weho waturengeye, weho watubaniye, izina ryawe nirihimbazwe. Mwami, hano hari abagabo warinze, hari ababyeyi warinze, hari abasore warinze, wabanye n'itorero ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe wongere uhimbazwe, wongere uhabwe icyubahiro muri uyu mwanya mwiza. Rero tuneshejwe nuko tukiriho, nyamara ku bwa Satani
ntabwo twakabaye tukiriho, ariko kubw'ineza yawe turacyariho, turashima izina ryawe. Wongere uhimbazwe. Mu minsi yo kubaho kwacu kuva tubayeho twategaga amatwi radiyo tukumvira tangaza amazina y'abantu benshi bapfuye, ayacu ntiyumvikanemo, twajya gushyingura imibiri yacu ntigaragaremo. Turagushimiye rero, izina ryawe nirihimbazwe. Hari abakomeye bagiye mu bara ryatangaje, mwami Imana, hari abataratangajwe, hari abasize amadiporome, hari abasize ubutunzi, ababuturushaga, abo baratambutse baragenda. Ariko Nyiringabo Imana, turagushimiye ko hano hari abantu warinze. Niwumva amajwi menshi avuga, umenye ko ari igitangaza wakoze. Mwami Imana rero turagushimiye ibyo muri mu ijuru warakoze. Muri uyu mwanya mwiza rero mwami turagushimiye ubyumve warakoze, wabanye natwe. Mwami ijambo ryawe niryo ryabivuze neza, riravanga ibyago n'amakuba by'umukiranutsi n'ibyishiga, ariko umukiza muri byose. Mwami turagushimira ko byagiye biba byinshi. Abari hano mwami bararwaye ariko ntibapfuye, abari hano bahuye n'impanuka ariko ntizabahitanye. Yesu uhimbazwe, icyubahiro n'ikibi cyawe, niweho waturengere, ubyumva uri mu ijuru. Nta basekirite twari dufite mwami, niyo tubagira twagombaga gupfa, ariko ineza yawe yabanye natwe. Wohereje komite na njyanama y'ijuru burukira kubana natwe. Niyo mpamvu turiho dushima icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyu mwanya uraduteranije, iyo tubigambira ari igihe bitari gukunda, ariko mwami birasohoye kuko wabigambiriye. Izina ryawe ririhimbazwe rero mwami, ubyumva uri mu ijuru warakoze. Dusaba umugisha abantu batugendereye, wongere ubagarukeho bundi bushyashya, wongere ubagenderere, wongere ubiteho cyane, ubaha imbaraga z'iburyo n'ibumoso, ubuzurize Nyiringabo Imana umugisha, ubaha umugisha w'ubutunzi no kuzakubona. Mu yandi magambo ubaha umugisha w'amajya n'amaza. Umuntu wese wateye intambwe akagira ibyo yigomwa akaza ahangaha, umuhereza umugisha. Kandi umuntu ufashe uyu mwanya agaca bugufi akemera kandi akizera, izuba rizabamurikire kandi bazabone kugirirwa neza nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, uzababera umucyo umwijima uje, uzababera umutaka imvura iguye, uzababera igicucu ku zuba ry'igikatu. Haleluya, Imana ishimwe. Urakoze kubyumvise, wongere uhimbazwe, ushirwe hejuru, ushirwe hejuru. Icyubahiro n'ikibi cyawe rero nakwingingaga ngo wongere ubane natwe. Turi mu bihe bigoye, ni iminsi ihera iyindi, ni iminsi abagenzi bitegura gutaha gakondo, ni iminsi rero batugaritswe, ni iminsi bahangayitse, ni iminsi mwami Imana isumba byose bagoye. Ariko Nyiringabo Imana muri ibyo yarangiza aravuga ngo nk'uko wafashaga abasogokuruza, ngo natwe bari kuzaturengera. Turakwiragije rero, tukuragije igihugu nanone, tukuragije itorero, tukuragije abera bawe. Wongere utwiteho cyane kuruta uko abantu batwitaho. Imbaraga zawe zizabane natwe, nizo duhaye karibu muri uyu mwanya. Ugize neza kubyumvise rero, niwite ku bagenzi bagiye kugenda, kandi usigane n'abasigaye. Twese amahoro yawaganze, twongera gura tuguwe neza, tuzabigushimira. Ariko nibitanakunda buri mumwe ku giti cy'uzamweze, hanyuma tuzahurire muri gakondo. Kuko Pawulo yaravuze ngo rasiganwa ariko simutazi yajya, aravuga ngo masiganwa hasiganwa benshi agagorerwa umuntu umwe. Ariko reka twese kuko duciye bugufi tuzahurire muri gakondo iwacu. Urakoze kubyumvise rero, uzaturinde Satani, uzuturinde akora ku mwijima kose mu izina rya Yesu. Mwuka wera azatuzeho cyane, atwumvishe ibyo abanyamahanga batumvishe. Mwuka wera azatuzeho, atume tureba ibyo abandi batabonye, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze rero, ubuntu bw'Imana yera n'umwuka wera no gufashwa nayo bibane natwe, ni mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, amen.